tuba abashaka bose ariko badafite uko begura umutwe mu rugendo. Intege nkeya ngire nte, ndwara yanjye ndwara indembya, ndwara nkize ngo ndakize ejo nkabona uragarutse, ibimenyetso byawe bisa nk'ibigiye nkabona bigarutse byose, ngire nte ndakura he hunkize. Njyewe sinyumva nk'ibyo abandi bumva, nta kwerekwa ntako, n'izo nzozi ntazo, ubusenga ntabwo, amahoro ntayo, naho nk'uyu tubaraga tukuvugisha ntabwo mpazi. Nta bindyohera ntabyo, nta kanunu kawe ntako, nta jwi ryawe nyumva, umunezero ntawo, ibyanjye byose ubu ni ubusharire, nubwo nibuka ko atari uko byahoze. Ese Mana, abashaka kukumenya babishakira iki? Abiga iwawe imyaka myinshi bunguka iki? Ni iki niba gihari barusha abiga mikeya, ko iyo namaze yose imbereye impfabusa? Kuki ibizami byawe bikomera Mana yacu? Kuki ukunda kugora abiga iwawe? Kuki bemejo bakagusha amazuru macuri nk'abatarakandagiyeho mu ishuri ryawe? Ibyo kugutabaza nari narahebye, ngaruwe n'umugenzi wongeye kukunyibutsa, ambwira ibye numva ni nk'ibyanjye, ko nawe yari nkanjye ndetse cyane, agutabaje ngo arahembuka. Yarandahiye ngo urimwambutsa, ngo uzi kurwana intambara zo mu mazi, ngo n'inyanja itukura y'ubuzima uyambutsa abadashoboye ukabageza ahumutse, ababiruka inyuma bakiri mu mazi. Yabyishe ambwiye ko iby'urugendo ari urugamba, njye simfite agenda sinabona arwana, simfite ahaguruka sinabona yiruka, nta mababa winsaba kuguruka, nabonye ingenda ibindi ntagahomamunwa. Mwana wanjye sigaho wikwiheba, wiheba ubugingo ngo uhebe amizero, urakaba ntege nke ariko ntukabe nta mizero, gundira mudacogora nanjye nje gutabara. Ubwo bimeze gutyo Mana ndaje, ntabwo nje mu marushanwa nawe natsinda, sintanguranwa bimwe bya Pawulo, harushanwa abiyizera kandi ubu njye ntabyo. Aho ndi ni kure sinavayo ngo ngire uwo ntanga iwawe, nabona ari imbere ubu sinababona no mu bitugu, ikorosi bansizemo riracyangoye, nsanga iyo ndi Nyagasani urindenze. Ahaga sinsaba undwanira ndasaba undwaza, sinsaba unyobora ndasaba umpeka, sinsaba gutsinda ndasaba gukira, Mukiza ntabara, iwawe niho neza amakiriro. Mutama ya mitsi mu busi nayibasha, ya menyo nagiraga yarakutse kandi urabibona, ya mikaya yaranyunyutse ntacyo nyibasha, ubu wamfasha n'uwanyuza gusa. Ntege nkeya guheka ndaheka, kandi ndaheka kugeza zibaye uruyenzi, mu wanjye mugongo hazira incyuro, konka nzakonsa haguruka dukomeze urugendo. Ndateranira ye ko bose bashaka bakomeye, ninde uzanyemera ntaragira bya bihe nagiraga, ninde uzanyibutsa iby'ibanze ko byanciye mu myanya y'intoki nka nyomberi. Ntege nkeya ndagusaba ikintu kimwe ukinyemerere, ubu bushake mwana wanjye uzabugundire, ushidikanye ibindi keretse impuhwe zanjye, nizo muti kandi ni nazo rukingo. Ntege nkeya nemeye gukomeza urugendo, ushoboye gusenga wese nansabire, iburasirazuba naho rirengera mu nzirikane, munsabire nshikame kandi nkomere muri uru rugendo. Unjye imbere Mana isumba byose, njyewe ndi umunyantege nke, ningera no ku nkombe ya rwa ruzi, Yesu uzampe gutinyuka. Mbera impamba Yesu mbera ingabo inkingira. Yari intege nkeya ngirente, wabatijwe na Pasiteri Imbaraga, aho natsindiwe icy'umutwe mu rugendo. Nivuza intege nkeya nizo mfite, ningira ibigwi nabyo nzabivuga.